nyumvira we, iyo umukobwa arekeye kugufuhira akarekera kukubaza kana kariya atakibanza kukwandikira cyangwa se kuguhamagara, atagihangayikishijwe cyangwa se adafite amatsiko ibintu byawe, cyangwa se atakikubaza abandi bakobwa uteretana nabo, ukabona ibintu byabaye ntacyo bimbwiye, ukabona kuri we nta kibazo rwose, wakora ibintu runaka yangaga ukabona ntacyo bimubwiye, atigeze araka, menya ko irira rye rya nyuma ryarangije kugwa. Nimukiri kumwe, yarangije kukwikuramo kera, ntabwo yitaye ku byawe, nta nubwo ahangayikishijwe nawe. Iyo umukobwa yakuretse yarakwikuyemo, aba ari umunyamahoro kuri wowe, ntashobora guhangayikishwa nawe mu byawe. Iyo ubona ko umukobwa yicecekeye atakikubaza byinshi cyangwa se adahangayikishijwe n'ibyo wakoraga byamubabazaga, ntiwibwire ko yaba yaracururutse cyangwa se yarabaye nk'uko wowe wabyifuzaga. Menya ko yagiye kera, yarambiwe guhora arwanirira umuntu udaha agaciro na gato imbaraga z'umukunzi we mu gutuma imishyikirano yabo iramba. Igihe cyose nubona ko yaguhaye amahoro n'umutekano n'ubwisanzure bwo gukora icyo wishakiye, ntugire ngo byaramworoheye, ahubwo ni uko yahisemo amahoro, yirengagiza amarangamutima y'urukundo agukunda mu kuva mu buribwe bwayo. Aho niho rero uzamenyera ko guceceka k'umukobwa mukundana mu gihe mutazaba mukiri kumwe. Ukuri ni uko utigeze umubura kuko yagiye, ahubwo ni uko wamubuze mu gihe wamufataga nk'igikinisho cyawe cyangwa se umwana wawe wifatiye udafite agaciro n'ijambo. Ariko uramutse utankurikira ntiwakongera kunyumva.